Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza. Munyemerere dusangire amasomo atagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu wateguriye kuri uyu munsi wa gatanu. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Nimukenyere maze muganye, mwe baherezabitambo, namwe abashinzwe imirimo yo mu rutambiro, nimuboroge. Nimurare ijoro mwambaye ibigunira, mwe abashinzwe imirimo y'Imana yanjye. Nimwitagatifurishe gusiba kurya, mutangaze iteraniro ritagatifu, mukoranyirize abakuru b'umuryango n'abatuye ibihugu byose mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu, maze mutakambire Uhoraho. Mbega umunsi w'Uhoraho uregereje, dore nguyu uje ari kirimbuzi uturutse kuri Nyir'ububasha. Nimuvugirize ihembe i Siyoni, muvugirize induru ku musozi mutagatifu, abatuye igihugu bose nibakangarane, kuko Uhoraho aje, nguyu umunsi we uregereje. Ni umunsi w'umwijima n'icuraburindi, umunsi w'ibicu n'ibihu bibuditse. Dore ya mbaga y'indatsimburwa kandi itabarika yadutse, ubushye umuseke umurikiye ku mpinga z'imisozi. Ni inyoko itigeze iboneka na rimwe, nta n'iyindi izaboneka nkayo kugeza kera cyane mu bisekuruza bizaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Imana igengana isi ubutabera. Uhoraho, ndagushimira n'umutima wanjye wose, ndamamaza ibigwi byawe byose. Umpaye kubyina kubera ibyishimo, ndaririmba izina ryawe, we musumba byose. Ndakanganya amahanga, urimbura abatakuyoboka, usibanganya amazina yabo ubudasubirwaho. Amahanga yaguye mu rwobo yari yacukuye, amaguru yabo afatirwa umutego bari bateze. Ariko Uhoraho aganje ubuziraherezo, ashinze intebe ye ngo ace imanza. Niwe ugengana isi ubutabera, agacira imanza imiryango ari ntaho abogamiye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yari amaze kwirukana roho mbi, maze abantu bamwe baravuga bati, Belizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinja. Yezu amenya ibyo batekereza, arabwira ati, ingoma yose yibyayemo amahari irarimbuka, n'amazu yayo yose akagwirirana. Niba rero Sekibi yibyayemo amahari, ingoma ye izakomera ite, ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli? Niba ari Belizebuli irukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Nibyo rero bazababera abacamanza. Ariko rero niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi, nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibyo biba amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Iyo roho mbi ivuye mu muntu, ibungera ahantu h'agasi ishaka uburuhukiro, maze ikabubura. Nuko ikibwira iti, nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga ikubuye iteguye. Nuko ikagenda ikazana roho mbi zindi ndwi zibutambukije ubugome, zikaza zikahatura. Nuko imimerere ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kuba umwaku. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kumva aradushishikariza kwisubiraho, guhinduka, kugira ngo Imana ihore iteka itugaragariza ubuntu n'urukundo byayo. Aradushishikariza kandi guhora iteka tuzirikana ko igihe tutari kumwe na Yezu tuba tumurwanya, kandi igihe tutarundana hamwe nawe tuba tunyanyagiza. Aratwibutsa ko tugomba kumva ko Imana iri kumwe natwe kandi ingoma yayo idutuyemo, igihe urutoki rw'Imana ari rwo Yezu yirukanisha roho mbi. N'isomo rya mbere rero turabona agaciro ko guhinduka, kwisubiraho
ndetse tukabikora turi hamwe tugatakambira Imana kugira ngo itubabarire. Imana rero ntabwo ari Imana ihaniraho, ahubwo ni Imana yifuza ko twakisubiraho tukareka imigenzo mibi maze tukayikurikira, tugakurikiza amategeko yayo. Iyo bagaragaza ibintu byinshi bikomeye kandi biteye ubwoba bigomba kubaho igihe umuntu adahindutse, si uko Imana yaturemeye kurimbuka, ahubwo nk'umubyeyi ihora iteka ituburira ndetse ikifuza ko twareka imigenzereze yacu mibi tukarushaho kuyikunda no kuyikorera. Ni Imana igenga isi kandi ikayigengana ubutabera. Tugomba kuyikorera n'umutima wacu wose kuko aribyo bizadufasha guhora iteka twumva ko twaremewe kubana nayo. Yezu Kristo mu ivanjiri y'uyu munsi aratwibutsa ko bikwiye ko twaba kumwe nawe kandi tukaba mu ruhande rwe kugira ngo tubashe gukomera, kugira ngo tubashe gukora ibinyura Imana. Aratwibutsa ko ingoma yayo, ingoma y'Imana iri rwagati muri twe kuko tubona ibitangaza Yezu ubwe adukorera. Twe rero abamenye Yezu, abamutuje mu mitima yabo, twemere yirukane roho mbi zose n'ikibi cyose mu buzima bwacu kugira ngo imitima yacu ihore isukuye, ikereye kwakira Imana, ikereye gukora icyo Imana yifuza, bityo Yezu akomeze aganze mu buzima bwacu ubu n'iteka ryose. Dusabe Nyagasani ingabire yo kwicuza, kwisubiraho no guhinduka by'ukuri, bityo ubutabera bwayo buhora iteka bunatwibutsa ko ari n'inyampuhwe. Twakire ibyo Yezu aduha, tubane nawe kandi twifuze kurunda hamwe nawe kugira ngo uko bwije n'uko bukeye turusheho kuba abakristu nyabo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.